yaragaragaye ariko ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Uri utaganiye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Niyo mpamvu tugira abakuru batugira inama. Rakoze cyane Minister kudusobanurira, nizeye ko munyuzwe. Reka twumve na Musinga arashaka kubaza ikibazo. Nanjye muze kumva ndashaka kubaza ikibazo. So murakoze cyane rwose bwana Minister. Ngiye ikibazo nari mfite ibibazo bibiri ariko ndabyihutisha. Ikibazo cya mbere ko muri bino bihugu by'abaturanyi byahakanye bimwe mu byavuzwe na leta yacu bivuga ko bino byuma bituruka hanze ko nta kibazo na kimwe bifite, ko byo byujuje ubuziranenge, kuba bipimye neza cyane. So twebwe wenda nk'urubyiruko ko tuba dufite gahunda yo kuba twajya gutembera hanze, kujya gukora ama business, ese nta kintu biri buhungabanye mu mibanire dufitanye na bino bihugu byo hanze, kuba hari ibintu turi guca mu gihugu cyacu kandi hari ibyo baduha nabo cyangwa ibyo tubaha mu buryo bwo kubana, nta kintu bibwangize. Ikindi kibazo ko mwari butubwiye ku kijyanye no kuba hari ibitero byatewe mu Bushinwa bivugwa ko nyine ibyo biyobyabwenge bigatsindwa urugamba, ko twebwe nk'urubyiruko tutarwana urugamba rumwe, ntabwo ari urugamba rumwe dufite. Ntabwo dufite urugamba rw'ibyuma gusa, dufite n'urugamba rw'akadege karaturembeje, karadukenesheje, ubwo narwo n'urundi rugamba ruzadushyira hasi. Dufite urugamba rw'ibindi biyobyabwenge. Ese byo murabivugaho iki bwana Minister? Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ibyo abaturanyi bavuze twabibonye kandi buriya ntawivuga amabi ameza ahari. Niba biriya byuma hari ibyo mwasuzumye, hari n'ibyanditseho ko iwabo bitemewe ahubwo bikwiye kujyanwa mu bindi bihugu. Icyo ni ikimenyetso cy'uko nabo bashobora kuba bashaka inyungu ahandi bakirengera. Ariko buriya buri wese niwe wimenya, akamenya n'uburyo arengera urugo rwe, naho akimuhana nyine kaze imvura ihise. Abanyarwanda rero tumenyereye kumenya ibyacu ariko tukanabana neza n'abatubanira neza. Simpamya ko izi nzoga ziri budutere ibibazo ngo kubera ko bazuka cyangwa kiwingu cyangwa konyagi cyangwa n'izindi zitemewe, ahubwo natangiye kubona ibihugu bindi duturanye nabyo biri kwibaza ngo ariko wa mugani natwe kubanza dufite iki kibazo. Sinzi na hari abakurikiye ikiganiro cyabereye mu nteko ya Uganda ngira ngo ashize nk'iminsi 2, umwe mu bayigize wazanye amacupa y'inzoga zimeze nk'izibyuma by'iwabo nabyo byerekana avuga ko bibamaze. Ni ikibazo rero kiri henshi. U Rwanda rwafashe ya mbere nk'uko bisanzwe. Ububanyi n'amahanga turabumenyereye, hari ababushinzwe, icyo nacyo baraza kugikemura. Ariko igikomeye cyane nuko ubwonko bwacu bw'abanyarwanda nicyo gishoro. Buriya wabuze ubwonko cyangwa wabwangije, nta na business wakora n'ejo ngo bikunde. Ku kijyanye rero n'ibiyobyabwenge muri rusange, nibyo inzoga ni kimwe ariko hari n'ibindi byinshi. Hari ibya vaping hari ashobora kuba batayizi, electronic cigarette bashyiramo ibintu bitandukanye. Rwose ni abanyumva bose mbabwire ngo vaping muyihorere, irica kurusha n'itabi risanzwe. Evidence ziragaragaza ko it's closely linked kuri cancer, yaba iyo mu mihogo no mu rwungano ngogozi n'ibihaha. Ishobora gutakariza umuntu zimwe mu ngingo nyine zikoreshwa mu kuyinywa. Abakeneye research ndaza no kupostinga za scientific papers muzisome ababikeneye. Ariko vaping ni ikibazo gikomeye. Ibintu byose buriya by'umwotsi bikwinjira mu bihaha, nta na rimwe byabura gusigama ikibazo. Ubwo n'izindi drugs zose. Kwirinda rero, nkunda kuvuga ngo uyu mubiri dutuyemo tuzawusaziramo, kandi nta spare part izaza ngo igushyirire undi muhogo cyangwa ibindi bihaha. Nukuri ubashije kuwurinda ikiri muto, ugera mu myaka nk'iyi yacu uvuga uti naragerageje, ubundi imyaka iri imbere utangiye kubona abana n'abuzukuru, nibwo ubona agaciro ko kurinda ubuto bwawe ari agaciro gakomeye. Urakoze cyane Minister. Reka twakire na Rabaneri, turaza kugaruka nta kibazo. Basi nkabaza cyane reka twumvira Rabaneri. Kamaze cyane Rabaneri abanza murakoze. Fari merci waje. Murakoze. Reka Rabaneri ajyeho, ese nawe ahita abaza. Murakoze bwana Minister. Nanjye narindi ku ruhande rw'abemeza cyangwa bavuga ko
ibyuma bikwiye kuba byashyirirwamo imiyaga